urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro Ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga rumvaga kwifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro Ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku ijana ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Iki kiganiro mugitegurwa n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwe mwese muteze amatwi ikiganiro Ejo. Iki ni ikiganiro cya 9 mu biganiro 30 muzagezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda. Muri ibi bihisi yose ihanganye n'icyorezo cya COVID-19, hirya no hino mu mihanda yo mu Rwanda hagaragara ubwiyongere bw'abana bari mu buzererezi. Muri iki kiganiro rero tugiye kurebera hamwe impamvu aba bana bajya mu buzererezi ndetse n'icyakorwa ngo nabo bitabweho muri ibi bihe urugamba rwo kurwanya COVID-19 rugikomeje. Njye mugiye kubana mbagezaho iki kiganiro nitwa Nicole Giraneza, Mizero Crispin ari ku bahanga bw'ibyuma, naho Roger Nigena ahagarara iki kiganiro. Muri iki kiganiro kandi muraza no kumva agace ka 9 k'ikinamico Sigasira. Ntimukureho urushinge. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro Ejo. Mu gutangira iki kiganiro reka tubanze twumva abana bagiye mu buzererezi muri ibi bihe bavuga icyatumye bava iwabo ndetse n'icyo wumva cyabafasha kuva muri ubwo buzima bahamya ko bubagoye. Ni abana bari hagati y'imyaka 10 n'imyaka 15 baganiriye na bagenzi bacu Ishimwe Honore afatanyije na Noel Manishimwe. Agiyemo kubera covid narigaga umva nayo ubwenge kubera kubura uburyo ntasubira kwiga. Cyo nakwifuza no ko bamfasha n'amashuri Imana ikaduha umugisha bakayafungura nkisubira kwiga akongera ngafata amasomo neza. Ngendo wa hano mu Bugondo bakayonze kuba muri ubu buzima ubu kutambara agapfukamunwa baragufata akamanuye baragufata nyine akanda gashaje ntako imba naratorogoye. Ngiye kintu nifuza nuko bafungura amashuri nagakomeza kugerageza. Ngiye narigaga bigejeje mu kwa gatatu korona ijamo amashuri barayafunga. Bayafunze mu muhanda bisanzwe n'ugeze n'injoro tujya kuryama mu kiraro. Aho igihe nasubiyeyo umugabo none wabanaga na mama aranyiruka. Ndimo ndifuza nk'uwo mugabo bana na mama bamunungiye bakemera ko tubana nanjye nkongera ngasubira mu rugo. Amashuri afunguye nabwo nasubira ku ishuri. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro Ejo. Nawe wagira uruhare muri iki kiganiro ukatwohereza igitekerezo cyawe kuri 07 87 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 32. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo. Bamwe mu babyeyi twaganiriye bemeza ko muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19 hari bamwe bahugiye mu gushakisha ibitunga imiryango, bityo abana bakabura kirera bigatuma hari abajya mu buzererezi no mu mihanda, ariko ngo hari icyakorwa. Umwana yari mu rugo umuhimire makora ikamuhuza ku buryo atabona umwanya wo kujya kuzerera, kuko kuzerera niko gushobora kumuzanira icyo cyorezo ugasanga cyanduje umuryango wose. Ubundi uruhare rw'umubyeyi ni ugukurikirana umwana ukamenya buri munsi icyo agomba gukora, ukamufasha kureba mu makaye n'igihe noneho asa n'urangaye ugashaka akazi yakora. Nka buri gitondo umubyeyi akamenya icyo umwana ari bukore buri munsi akamushakira icyo akora. Gukurikira azasaza amasomo ukaba uri hafi y'abana bakicara bagakurikira
ya masomo kuri radiyo, noneho nawe ukaza kubasubirishamo. Iyo basubirishamo rero bigenda bitwara akanya kugira ngo mube mwegeranye batagenda badafite ikijya kubarangaza. Ikihutirwa nuko abana basubira ku ishuri, bataha umubyeyi nawe akabona uburyo abafasha, ataruvuga ngo yabasize mu rugo bonyine. Nawe wagira uruhare muri iki kiganiro ukatwohereza igitekerezo cyawe kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro Ejo. Evariste Murwanashyaka ni umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu. Avuga ko muri iki gihe hari kugaragara ibibazo byinshi mu miryango bibangamiye imibereho myiza y'abana, ariko ngo hari uko byakumirwa. Ni mu kiganiro yagiranye na Noel Manishimwe. Abana mu mihanda bariyongereye. Ubu dufite abana mu mihanda mu byiciro bigera nko kuri 3. Hari abana bari basanzwemo batabashije gukurwamo uburumbu uburenganzira bwabo bwarahungabanye kubera ko niba turi mu bihe bigoye nk'ibi ngibi, hakaba hari abana bakiri mu muhanda, urumva ni ikintu kigoye. Tukagira abandi bana none bari kuza mu mihanda bitewe n'uko ubukungu bw'imiryango yabo bwaragabanutse, ibyo abanaga ntabwo bari kubibona, nabo bakisanga baje mu mihanda cyangwa baje no gukorera amafaranga. Tukagira ikindi gice cy'abana none bari koherezwa n'ababyeyi mu muhanda, mugende mujye gusaba tubone ibidutunga. Abana nabo rero urumva ko uburenganzira bwabo buri kuhohoterwa kuko nabo bari kwisanga mu mihanda bakaba bahandurira, kandi buri umwana wamaze kumenyera amafaranga kuvuga ngo uzamuvane mu muhanda biragoye. Kubera gutindana n'ababyeyi cyane, abana bari kugenda bahohoterwa muri ubwo buryo. Kugeza uyu munsi nta bushakashatsi burakorwa kugira ngo tumenye abana bari basanzwemo n'abajemo, ariko icyo tuzi nuko natwe twagerageje kugenda tuganira nabo dushaka gukorana n'izindi nzego ngo bave mu mihanda, bamwe bakatubwira impamvu yatumye bazamo ko bajemo muri iki gihe, kandi ugasanga n'ubundi abo twari dusanzwe tubona bariyongereye. Ngira ngo mbere twari dufite abana basaga 3800 mu mihanda, ariko ubu rero usanga bariyongereye. Mubona hakwiye gukorwa iki kugira ngo abana barindwe ubuzererezi muri iki gihe COVID-19 igihari ndetse n'amashuri akaba ataratangira? Leta turifuza ko yakora ibishoboka byose hano mu mihanda bagashiramo kugira ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe muri bihe bigoye, abana babe bari mu rugo, twere kugira abana ba mu mihanda. Icyo ni cyambere cyo gushyiramo ingufu, natwe dufatanyije byose ko turabafatanya bikorwa, ariko icyo kigomba gushyirwamo ingufu cyane. Ikindi ni ugusaba inzego z'ibanze gukurikirana imibereho y'abana mu miryango muri iki gihe. Noneho tugasaba ababyeyi ubwabo ko bagomba kumenya ko uyu ni umwanya mwiza wo kuba hafi abana, wo kubagira inama, wo kubafasha kugira ngo bakurikirane amasomo yabo, banabahumurize, banababwire ibiri kuba muri iki gihe. Noneho rero n'abana ubwabo n'urubyiruko bafite inshingano nabo zo kubaha ababyeyi, ibyo bababwira, zo kwita ku buzima bwabo no ku mibereho yabo, bakamenya ko turi mu bihe bigoye, nabo bagomba kubyitwaramo neza kugira ngo batazavanamo izindi ngaruka. Nawe wagira uruhare muri iki kiganiro ukatwohereza igitekerezo cyawe kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro Ejo. Muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ho bavuga ko hari icyo bateganya gukora ku kibazo cy'abana bajya mu buzererezi, ariko kandi ngo hari icyo basaba abana n'ababyeyi muri ibi bihe bya COVID-19. Ni mu kiganiro kigufi mugenzi wacu Ishimwe Honore yagiranye na Mireille Batamuriza, ushinzwe ishami ryita ku iterambere ry'umuryango no kurengera umwana muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Hari ababyeyi bagizweho ingaruka no kubura amikoro, no kubura akazi, no kubura aho bakuraga ibitunga abana, wenda bikagira ingaruka ku bana. Binagaragara ko abana wenda bashobora kuba bariyongereye mu mihanda. Twavugaga wenda ku bijyanye n'abana bata ingo bakaba bajya mu buzererezi. Hari abana bajya gushaka imirimo, hari imirimo atemerewe gukora, ariko we niba yicaye akumva akeneye amafaranga, niba wamwikoreza toni yumva yayikorera. So ibyo nabyo birahari by'abana bakoreshwa imirimo ivunanye itajyanye n'umwana, kandi iyo mirimo ihanirwa n'amategeko. Hakaba harimo noneho n'ikibazo cyagiye kigaruka cyane mu itangazamakuru kivuga ku gutwita kw'abana. Nubwo imibare itaragaragara kubera ko tutarava wenda mu gihe cy'icyorezo, ni ibintu dutekereza ko bikwiye gukorerwa ubucukumbuzi, tukareba koko imibare uko yagiye yiyongera. Numva ari umwanya mwiza wo gusaba ababyeyi
no kubibutsa ko uburere bw'abana mbere y'uko bureba undi uwo ari we wese burareba umubyeyi. Gushaka imibereho ni byiza, ariko turabushakira abana bameze bate? Tugomba kubushakira abana bazima, kandi bazima mu mitekerereze no mu mikorere y'imibiri yabo. Abana bakwiye guca bugufi bakumva impanuro z'ababyeyi. Madamu Mireille Batamuriza turamushimiye. Nawe wagira uruhare muri iki kiganiro ukatwohereza igitekerezo cyawe kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo. Ubushakashatsi bwakozwe na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abana muri Gicurasi 2019 cyane mu mijyi minini ikorerwamo ubucuruzi bwagaragaje ko mu mijyi minini y'igihugu harimo inzererezi 2882 aho barenga 91% muri abo ari abahungu. Ubu bushakashatsi bwagaragaje ko muri aba bana baba mu muhanda 55.6% bahaba mu buryo buhoraho kuko ari naho bakura ibyo kurya, naho 44.3% birirwa ku mihanda ariko bakaza gutaha. 0.1% ni abana babana n'ababyeyi babo ku muhanda aho kenshi baba barahavukiye. Nshuti bakunze b'ikiganiro Ejo, reka noneho twumva agace ka 9 k'ikinamico Sigasira, turagaruka mu kanya. Iyumvire igice cya 9 cy'ikinamico Sigasira. Duherukana Nkusi amenya ko kugira ngo agezwe kwa muganga ubwo yari arwaye hitabajwe nimero 114. Ruzinda nawe yari yasezeye akazi. Bimeze bite ubu? Wicikwa. Waramutse Meto? Hinjira nta kibazo. Mwaramutse neza muke. Mwaramutse. Ntabwo ntinda, hari icyo narinje kukubaza. Ahubwo icara hano nanjye mbanze nkubaza ari njye. Amaye nkamuze. Ukabura mfatiranye. Nkagufatirana. Mbwira ahubwo. Iby'urukingo rwa corona numvise ngo rwabonetse ruri kugeragerezwa ku Banyafrika. Bimeze bite? Umva ni wowe ujye utumenyera amakuru y'iki cyorezo rwose mbwira. Rero nanjye ibyo bintu nabyutse mbibona kuri WhatsApp. Ariko ni igihuha pe. Ubu ibihugu byose biri kugerageza gushaka umuti cyangwa urukingo. Ariko kugeza ubu nta makuru y'ukuri aratangazwa. Nta n'abantu runaka bazwi bari kugeragerezwa urwo rukingo. Reka sha. Rero mwigendera kuri ibyo. Ahubwo duhanga amaso ku makuru Minisiteri y'Ubuzima tugezaho. Wa mugani, tunakurikiza ubwirinzi leta dushyiriraho. Ngo haryo washaka kumbaza iki? Nyine. Nagira ngo nkubaze niba byashoboka ko twabonera umwanya w'akazi mushiki wanjye Kayitesi. Ariko uba muzima Meto? Gutesi. Uyobeye ko n'abandi bakozi batashye. Uretse n'ibyo. Urabona amahane ya nyoko nayakira. Ese bambwiye nkagwa n'akabiga kuba ku gitsi Nkusi. Reba ukuntu wasize isabune mu ntege nk'abana. Ese ubwo urajya he Kayite? Ahubwo wowe ko ubw'ibirenge ugiye. Mbabarira nturenge aho ugeze Kayite. Ego. Nakubwiye ko ntashaka gukomeza kugendagenda muri uru rugo. Sha nta birenze nuko narinje kureba uko umeze. Disi ndabona wakize. Yo. Ese waretse nkategura ikirori tugatumira inshuti zawe. Ngo iki? Bakaza tugasangira icyo kunywa twishimira ko wakize. Gusurana ntibyemewe Kayite. Ibyo ntubizi. Ahubwo nawe mfashe usubire. Konje nyine se hari ikibazo niba icyo udashaka ari igihurire cy'abantu. Ahubwo nibagiye kuguhobera n'ukuntu nari ngukumbuye. Nturengaho Kayite. Ego. Mbere yo kunkoraho cyangwa kugira ikindi cyose ukoraho hano, banza ukarabe sanitizer. Sinabonye uyigendana. Nkusi, kubera ukuntu nshaka kuba ndi kumwe nawe kandi nshaka ko tumarana umwanya munini. Nushaka umbwire nyogo umubiri wose. None se nimbirangiza uremera kunyambira nkuko mbyifuza? Aho Nkusi azirinda kugendererwa na Kayitesa bishobore. Metode se we uru rugamba rwo gusobanura iby'iki gihuha cy'urukingo ruri kugeragerezwa kubirabura azarunesha. Naho ubutaha reka twese hamwe dusigasira amagara yacu, ntaba ari nge cyangwa wowe ukwirakwiza COVID-19. Twizere ko agace k'uyu munsi kabanyuze.
wifuza gusangiza abatwumva icyo agace k'ikinamico sigasira uyu munsi kakwigishije watwandikira kuri 0728028232 cyangwa kuri 0788571411 wadusangiza igitekerezo cyawe kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Muri studio nakiriye mugenzi wanjye Christelle Wikeza akaba agiye kutugezaho ibitekerezo mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho uyu munsi. Umwanya ni wawe Christelle. Mugenzi wanjye rakoze ko mu mwanya rero bakunze b'ikiganiro mudukurikiye nanjye ndabasuhuje. Reka ubutumwa mbutangirire kuri Fred uri Kigali aho yagize ati mu Kinyarwanda baca umugani ngo uburere buruta ubuvuke. Abana nibitabweho n'ababyeyi babo babaganiriza. Theogene Gasasira uherereye i Kanombe yagize ati umuturambye ku bana bari kujya mu muhanda nuko hashyirwamo ingufu amashuri agatangira. Naho ababyeyi nabo bazirikane ko kuba abana bari mu rugo bidasobanuye ko bagomba kubakoresha imirimo ivunanye. Dukomeza Gumusengero Ben uherereye i Remera yagize ati ababyeyi benshi bahugiye mu gushaka imibereho gusa. Kirenga Ivudu uherereye mu karere ka Kicukiro yagize ati amashuri y'abana atangiye umubare w'abana bagana mu muhanda wagabanyuka. Leta nayo nifashe imiryango itishoboye kuko nabyo biri gutera abana kujya mu muhanda. Naho Nsengimana Eric uherereye mu karere ka Rwamagana yagize ati haramutse hafunguye imyidagaduro cyangwa amashuri agafungurwa abana ntibajya mu mihanda. Dukomeza niyo Kwizerwa Jean uri i Kigali ati leta nifungura amashuri abanyeshuri bacirwemo ibyiciro bitatu mu kujya ku ishuri mu cyumweru kimwe. Shyaka Steven uherereye i Rwamagana ati amashuri atangiye byagabanya abana bajya mu buzererezi. Kuba ntacyo bahugiyemo muri ibi biruhuko nicyo kibatera kujya mu muhanda. Naho Nzabamwita Emmanuel uherereye mu karere ka Rulindo yagize ati ikibazo cy'abana bari mu rugo kirakomeye kuko kuri ubu usanga umukuru ari kurera umuto mu gihe ababyeyi baba bagiye kubashakira ibibatunga. Uwera Dana uri Nyamirambo ati ababyeyi nibite ku bana babo ntibaharire inshingano abakozi. Umubyeyi mu gihe avuye gushaka ibitunga umuryango yajya yegera abana akabaganiriza akamenya uko bamerewe. Dukomeza Nyandwi Emmanuel nawe uherereye mu karere ka Rulindo yagize ati mu gihe amashuri ataratangira ababyeyi nibaganire n'abana babo. Ikindi ubukangurambaga burakenewe. Hajya yifashishwa amaradiyo na za televiziyo. Reka duhiniye kuri Harerimana Jean Paul uherereye mu murenge wa Jabana ahari kuvuga ko amashuri aramutse afunguwe umubare w'abana bajya mu muhanda wagabanyuka. Nawe udukurikiye muri aka kanya wadusangiza igitekerezo cyawe. Nicole wakomeza n'ikiganiro. Arakoze cyane Christelle utugejeje ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi cyari gihagarariwe na Roger Nigena naho Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Wifuza kumva ibiganiro byose tumaze kubagezaho wasura YouTube channel ya Ejo Youth Echo. Mwakoze cyane kubana natwe tuzasubire ku munsi w'ejo aho tuzaba tuganira ku ruhare rw'umuryango mu kwirinda COVID-19. Nshimiye itsinda rigari ry'abanyamakuru b'umuryango Ejo Youth Echo bamfashije kubagezaho iki kiganiro. Nitwa Nicole Giraneza mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro Ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga numvaga kwifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro Ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku ijana ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Iki kiganiro mugitegurwa n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda.